iyo yatumye ntangira hano. Yesu ashimwe. Nejejwe no kubabona abanyarwanda bivuga neza muri bake beza, muri pe muri bake ariko beza, ariko bari imbere y'Imana muri benshi. Haleluya, haleluya. Imana yari ifite ibihe nk'ibi bizabona bavuga ngo hari babiri cyangwa bangahe bagize bati nayo izaziriye. Haleluya. Bari muri benshi kuko utakorera Imana amashyi ko muri benshi. Yari izi yuko hari igihe kizagera nk'icyaka imirimo myinshi hanze hariya bafasha abantu kuri hari benshi bari mu mago bataje hano kandi babizi bagize ngo nuko badashaka se, ariko gusa nuko bimeze nuko Imana iratuhumuriza iratubwira ati hari babiri cyangwa batatu bahuje umutima, none ni umurezi bagiye batatu bari batandatu nta n'uko namenye umubare wayo wari muri benshi cyane. Haleluya. Hari ubwo rero abantu tujya tureba nk'abantu ukumva biguteye ubwoba, turatumiye ariko dore haje abantu batanu, ubuse baragira ngo sinatumiye, ubuse reka bari impungenge ngo turi benshi imbere y'Imana. Wumve ko ni wowe Imana yateguye kuzaza kumva ubutumwa, ariko ikibazo nuko wagenda ukakicarana ntugire uri ubugezaho utaje. Haleluya. Iby'amahirwe turi mu gihe cy'iterambere. Ndabona hari na kamera hari inyuma, bivuze ngo aya makuru tuba tugomba kugenda tukayasangiza bagenzi bacu. Kuba ataje hano ntibimubuze kwakira mesaje, kuko Satani icyo abagambiriye azi icyo na mesaje cyangwa buno butumwa baba buri kumarire ubwoko bw'Imana. Nuko rero akagenda akabafata akababuza umwanya, akababuza kandi buri umwe yakubwira ukumva yari afite ko impamvu yumvikanye impamvu ataje. Yego ariko iteka hamwe icyubahiro ko mwashoboye kuza, kandi ashimwe cyane ko twese yadushoboje kandi kumwisha. Haleluya. Nibutse rero na mbere yaho nibusabe ko nibumenyeshwe igihe cyo guca nakoresha akavuga ubutumwa turavuga utahise umubwira ngo amasaha yawe yarangiye. Turavuga siko bimeze. Aze kugira umbwira ati ni iminota 30 ni isaha, nanjye menye ko ari porogaramu hano. Ndakoresha njyewe ndabona nahawe umwanya usesuye, mwese muragendera mumfashe gukomera Imana amashyi ko ngiye. Ubwo rero icyuma muze ko hari nk'abakuririmba ufashe tujyane size kusiga. Yego Yesu ashimwe. Rero kuko mwabwiwe cyangwa kuko mwabonye ikarita iturarikira kuza muri ubu butumire, nitwa Umuganwa, nitwa Johnny cyangwa Jolie mu Gifaransa, cyangwa Keza mu Kinyarwanda. Uwiteka yambatije n'irindi ry'akamikazi, ariko mfite amazina kubera Imana, mugero ngo kubera Imana. Amen. None nasanze hano bazina nanezerewe cyane. Namuhobeye niba ari byo kugenda agakora amasaje ngura mukanze, nanezerewe ngura bakitira. Yesu ashimwe. Ndi umushumba wagira ubuntu, Imana ikagira ubuntu bwayo. Hibikwa mu mavuta y'ubushumba n'itorero ryitwa New Jerusalem Temple, ahandi Kanombe haruguru ya King David, munsi y'amavuta y'ubushumba Bishop Francis Ndashyize, sinzi niba hari umuzi hano. Ndi umumama nubatse, nagira ubuntu kugira abana 4 n'umugabo umwe. Usibwira igisigaye nanone simbe uwo kuvuga ubutumwa gusa, nkafatiye imikoro muri ubu kuboko ari uburyo nabo bakora imirimo y'urwiyemeza irimo. Ntabwo ndi full time pastor. Abantu bakora ibintu by'amasuku byo kujya mubona mu mihanda, nanjye ndi umwe muri ibyo yagira ubuntu nkajyamo makugura akakoropa, ntabwo amafaranga, nkabona icyacumi, nkabona amaturo. Haleluya. Ibyo rero ni ingenzi cyane muri ubu bwami bwa Data kubimenya. Imana ishimwe. Naje gusanga niko bikwiriye ijambo ry'Imana riri rich, rivuga ibintu byose.
ngo ukuboko kumwe uzafate kugira gute. Haleluya. Rero abamama abapapa ikintu cyo dukwiye kwitaho cyane tukabamba amahema ari nako tuvuga ubutumwa bwiza bwa Kristo. Yesu ashimwe cyane. Rero ndashimira Imana yashoboje kuza hano. Bibiliya bivuga neza aho kubahwa bubahwe. Imana y'umugisha Bishop Rose nanjye zimuzi ubwo wari kuvuga akaba yagira cyamumenye. Yesu ashimwe. Umufashe nubwo yerekanye ntabwo tuziranye turamenya uyu munsi. Haleluya. Nshimiye Bishop Rose kuba yarampaye amahirwe yo gukandagira hano. Imana y'umugisha ubuyobozi bw'itorero rwose uko bavuze mujya mumfasha tubakomera amashyi. Imana y'umugisha bose abayobozi ba hano. Umukozi w'Imana Pastor Leah wo muri Apostles niwe watumye mbamenya mwese. Apostolic brother ahantu i Remera niwe watumye mbamenya, niwe watumye menya Wearing Women. Numva ndayikunze kubera ko nta kindi ikora uretse gusenga no gukunda umurimo w'Imana no gukunda abagore no gukunda igihugu no gukunda Afurika no gukunda isi yose. Nuko ndabamenya biba ngombwa ko bana namwe. Imana y'umugisha Wearing Women. Imana y'umugisha abamama bose bateraniye hano. Imana y'umugisha abapapa bose twateranye. Nanone turashimira Imana kuri igihugu cyiza, umuyobozi wacu mwiza ndetse n'abayobozi bafatanyije nawe. Niyo mpamvu turi hano twateranye n'aya masaha dufite amahoro kugira ngo ubuzima bw'igihugu ngubu birimo akaduruvayo hirya no hino. Nabyo ndabishimira Imana tubikomeye amashyi nta cyaha twaba dukoze. Rero nk'uko twabonye insanganyamatsiko ya none ndagira ngo twihute tujye mu ijambo ry'Imana. Gusa mwumve ko nejejwe no kuba hano kandi ntacyo turuze muri Jerusalem Temple. Umushumba wacu Bishop Celeste Francis n'umugore we Pastor Janet Uwimbabazi sinzi n'abo bazi, ariko ubwo buyobozi bwacu nabwo bumfashe gushimira ko buba bwampaye amahirwe aza hano. Amen. Yes, rero kuko twabonye insanganyamatsiko y'uyu munsi iragira iti nabonye rwose isesuye kandi umukozi w'Imana yakoze ko yabaje kukiga kije cyanditswe. Icyo twahagazemo igihe cyo gutegura aya masengesho ku munsi wa none mwahabonye mwese muri Yeremiya igice cya 9:16. Nanjye nahatinze cyane ndahasoma ndahatinda nsanga Imana mu by'ukuri yarahumekeye umukozi wayo watekereje ko aricyo cyanditswe atanga. Iki ni cyo gihe cyo turimo rero mu by'ukuri dukwiye guha agaciro cyane. Ni igihe cyo kumenya gutakambira Imana no kuyiborogera no kuyirira no kuyinginga no kuyititiriza kubera igihe cyo turimo ukuntu bimeze. Ababyeyi nshimira Imana cyane. Bararisanze n'umugore ntabwo yagize umwanya ngo nshimire Imana cyane. Haleluya. Nahaguruka ijambo ry'Imana ryaravuze ngo muhamagare abagore bazi kurira. Bivuga ngo ntabwo Imana yavuga ngo muze gusa yarangiza nibe yamenya kudutega no kutwumva nkanadusubiza. Yesu ashimwe cyane. Iki mbona ni igihe cy'abagore cyane bahagurutse Uwiteka ahagurukije. Ari Wearing Women Rwanda, ari hariya batari babizi, hari n'iyindi hari idashamikiye kuri iyi, ariko Uwiteka yabikoze mu buryo bwe n'Imana. Hari indi Wearing Women ejo bundi namenye ni muri Togo ivuga ubutumwa y'ahantu bitwa Bahamas, hano kure cyane. Dufite abavandimwe hariya Wearing Women. Muri ubwo Uwiteka ahagurukije ingabo zikomeye cyane. Haleluya. Mbona ni igihe cy'abagore. Abagore tube maso cyane kuko ni igihe cyacu. Uwiteka agiye kudukoresha ibikomeye ndetse yanatangiye atari kuvuga ngo ni gatangiye. Haleluya. Ni igihe cy'abagore ubona ko bahagurukanye imbaraga nyinshi bamaze kwisobanukirwa, bamara kumenya yuko Uwiteka bamugaye mu gihe nk'iki nuko bashyira hamwe. Biroroha cyane kugira ngo bashobore urugero Imana bashyize hamwe
atari umuganwa wenyine, atari umuganwa wenyine, atari runaka wenyine, ahubwo izo mbaraga barazimenye, bamenya muri Uwiteka yabahamagaye bashyira hamwe. Dufite rero amatsinda menshi y'abamama, ndabanza kugira ngo mbere yuko uyu munsi hari impamvu yabo kandi y'ingenzi cyane. Dufite amatsinda y'abamama benshi, hari wedding women, gahunda yayo ese muri wedding abasanzwe muri bane Imana ibahumisha. Ubushize bwo bwa mbere rero nabo dufite abashyitsi bavuye hanze, ubwo bwa mbere ari bari nabo, ariko nasanze turi bamwe cyane. Dusanga kwe indi ministry nayo y'ababyeyi yitwa Mothers in Africa Prayer Network, aho ngenda hose bafite n'ikindanga ibintu byose byanditse mbona nabivuze kiwoda ko Mothers in Africa Prayer Network, badge number Mothers in Africa Prayer Network. Abamama cyangwa itsinda ry'abagore bishyize hamwe baturutse ku bihugu byose muri Afurika, bishyira hamwe basenga amanywa n'ijoro, basengera Afurika, basengera imiryango yacu, basengera ishako zacu, basengera ibihugu byacu, basengera Afurika in general, ariko batanibagiwe isi yose. Haleluya. Njyewe nari ibintu byo guha agaciro cyane, uburyo Imana ihagurukije abagore muri iki kinyejana ni ibintu by'agaciro cyane. Ibyo byose rero nababwira kugira ngo tumenye ngo dufite amatsinda menshi twagira ubuntu nk'abagore, kandi Imana ishimwe ko twisobanukiwe tukamenya mpamvu ki Uwiteka, mpamvu ki Yesu Kristo yemewe kubambwa. Muri bikorwa mbere yaho ariko tutari tuzi, bari bavuga mu iteraniro ngo hari ibihumbi gutabaza abagore n'iki mwakomeye Imana amashyi, ubwo ni mpamvu muzamurwa keza cyane. Haleluya. Data yaje kugira ngo turavuga ati n'aba bakobwa bagereka bamenye, aratumenye yuko byatwereza Kristo atubambirwa. Nibwo umwana barahera bagize gute, abamama natwe dutangira kubarwa, abagore dutangira kumenyekana ko natwe turi abumara. Haleluya. Rero ibyo byose mbona ariko umugore yaje kwambarira imbaraga, ariyo matsinda usigaye mubona, ntukayiganye. Nubwo muri iyo Mothers in Africa Prayer Network, ni muri Noble Women, ni muri FMFI, nayo itsinda y'abagore, ni muri Wedding Women ya hano, ni muri Chaya, hari n'abatwahuriye muri Chaya ushize turumvamo hari. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Ubwo ukuntu data yatugiriye n'ishimwe tuba dukwiye gutambutsa twicaye hano, kandi tukongera tukumva hari impamvu yo kwambara izindi mbaraga kugira ngo duhaguruke kuko Uwiteka duhagurukije two kurangara. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Rero ubwo twinjiye mu cyanditswe cy'uyu munsi, ariyo nsanganyamatsiko ya none dufite, twayibonye ko Yeremiya 9 igice cya 9 umurongo wa 16, aho Uwiteka ngira ngo muze kuha microphone undi muntu nabonye umusomyi mwiza kugira ngo ajye dufasha tugendane. Haleluya. Amina cyane. Amina. Rero nakuze insanganyamatsiko cyane, numva nshimishijwe n'umukozi w'Imana, Imana yihumekeyemo nawe akayatura, tukaba ariyo duhagaze mu munsi wa none. Yigira iti ngo muhamagare abagore bazi kurira no kuboroga, baze bagire Uwiteka. Ndagira ngo nangire aha ngaha mbaha ubuhamya bugaragaza ibyo twaje gukora none, atari impfabusa. Ntabwo twaje kotsa inyanya, ntabwo twaje gutakaza umwanya, ntabwo twaje gukora indi mirimo dufite hanze. Mbabwiye imirimo dufite mwasanga ntakwiye kuba ari hano, undi imirimo ufite nasanga utagombye kuba uri hano, ariko ndagira ngo mbaho ubuhamya bize kuba imbarutso muri wowe yumva mpamvu uri hano yiha agaciro cyane. Muri 2017 haje abamama baturutse mu bihugu byinshi muri Afurika. Ndabona haje abamama baturutse mu bihugu bibiri, Ghana na Nigeria, baza baje hano. Abo muri Ghana baherekeje Abanigeria, Abanigeria bari bagiye gukora amatora, noneho ngo kumva umwe muri bo Apostle Tina Suwa, sinzi ko hari umuzigeza bamubwira ngo twari turi kumwe na Pastor. Icyo gihe Imana ibahumekera, iramuganiriza, iramubwira iti
dore amatora agiye kuba kandi Boko Haram yagambiriye ko nidatsinda izakora ibirenze ibyabaye mu gihugu cyitwa u Rwanda. Yumva icyo kintu muri we, igihugu cyitwa u Rwanda asanga ntaruzi, asanga azi ahantu hitwa Rwanda muri Angola, ariko we yumva ijambo ritsinda ryari rimubwira ngo u Rwanda, u Rwanda, u Rwanda. Arongera ngo ashyizweyo ngo ishuri riramubwira ngo genda mushake icyo gihugu cyitwa u Rwanda, musabe abagore bo muri icyo gihugu n'abakobwa babo, murambure ibirago hasi, mwicareho, muririre Imana, mwigorogere, iyo migambi mibisha yari ihari ntabwo izajya ikibayeho. Haleluya. Abakobwa b'Imana barumvira, bafata inzira by'amahirwe, bari baziranye n'umukozi w'Imana witwa Catherine Mwesigye, kugira ngo hari umuzi hano, abasigaye abo muri Afurika y'Epfo w'umunyarwandakazi. Arangije ngo yumva muri we, aravuze ati kampamagare umugore wo muri Afurika y'Epfo, yenda we hari uwo yamenya mu Rwanda, aramubwira ati muri iwacu. Barazana tukabakira, dusasa ibirago hasi iminsi 3, turirana nabo, twinginga Imana koko basubiye y'umugambi mubisha uburira umuryango. Murabizi neza amatora yarabaye mu mahoro, niyo mpamvu tugiye guha agaciro cyane gukura kwacu uyu munsi. Ntabwo twaje kugira ngo tuze gutakaza umwanya. Uyu mwanya uri bumare hano, ijambo ry'uri buvugire hano, indirimbo uri buririmbire hano, kuva wakandagiye hano, wakire ko hari icyo Uwiteka agiye guhindura mu buzima bwawe. Haleluya. Umwanya wabitekereje, iminsi umaze ugambira kuza hano, wumve ko hari icyo Uwiteka agiye kugukoresha, atari kuri wowe gusa, ahubwo no hanze hari icyo agiye kugukoresha kugira ngo ube w'impakiti uburi buzima buri hanze hariya utashoboye kuza hano. Imana ishimwe cyane. Kuza kwawe ntabwo kwabaye gusa kuba warasuye ngo amatora agende neza, ahubwo niho havutse iyo network, niho havutse iryo tsinda ryitwa Mothers in Africa, abamama, ababyeyi muri Afurika babonye ingobyi yo guheka Afurika yose mu masengesho. Muri uko ko batasoreje kuri bo bonyine, ntibasoreze kuri Nigeria honyine, ahubwo basoje babaye bipatira ibihugu byose byo muri Afurika. Ntabwo bari bazi ngo baje gusengera, bo muri ko bari baje gusengera Nigeria yayo. Nayo Imana yari yamaze kubona, kuko yiboneye itangiriro n'iherezo, yari yamaze kubona umumaro w'amafu cyangwa bababyeyi cyangwa rya tsinda ry'ababyeyi igiye kuvukira mu Rwanda. Akumurwa ko kirabagisha. Imana yari yabonye ko hagiye kuvuka uruhinja rugiye kuvukira mu Rwanda, ruzagera rugakura rukaba umuntu ukomeye cyane. Kuko icyo gihe batuye amagambo akomeye cyane, bapfuye gukandagira ngo bazi ngo baje gusengera Nigeria, ariko Uwiteka aramanuka aganira nabo, bikanga ahubwo baje guhanurira igihugu cy'u Rwanda. Baratubwira ati Imana yababwiye ngo yubatse igicaniro hano mu Rwanda. Hahandi ho twajyaga tuva mu bihugu hirya no hino, tuva mu mahanga hirya no hino, bakaza gushaka Imana mu gihugu cy'u Rwanda. Ariko iyo mesaje murayumva, murayakira uko yumvaye. Bo baje gusengera Nigeria, igihugu cyabo, batanga kugira ngo ababyeyi babo, abana babo, igihugu cyabo kitarimbuka. Naho Imana yo yokabya yaje kugira ngo iganire n'Abanyarwanda, bongera kuduhumuriza, barakubwira ngo ahubwo twebwe ibyo tubonye sinzi nawe ubibona. Iki gihugu cy'u Rwanda mube n'abadutembereza kwanza tukimenye, turabatembereza. Baravuga ati twebwe Uwiteka yatubwiye ngo aha hari igicaniro, ngira tasi yo kwirukana imisozi n'imisozi ishaka hazubakwa urukuta rw'abantu bazajya baturuka imihanda yose y'isi ikaza gusengera mu gihugu cy'u Rwanda. Cya gihugu twigeze kugenda, njye nibuka nabaye Tanzania, nkajya ngenda nunamye gutya kugira ngo bataza kumbona muri umunyarwandakazi. Icyo gihugu twatinyaga kuvuga, igihugu twatinyaga kwitira, igihugu twagendaga tumeze gutya ushaka. Ndagenda mbona imodoka ya immigration yabo nkishimashima ku maso kugira ngo batambona kura bakamenya ko uri umunyarwandakazi. Icyo gihugu Uwiteka akavuga ngo niho hagiye kuba kando abandi kando
Imana ishimwe cyane. Iki gihugu ni igihugu kidasanzwe. Hahirwa twebwe abakristo turi muri iki gihugu. Nababwira kugira ngo bumve umumaro wo kurira Imana no kuyitambira. Imana ishimwe cyane. Rero iyi nsanganyamatsiko yararyoheye cyane. Ndagira ngo dusomere umurongo wa 19 gusa, kuko hano twahasomye twahumvise, ariko reka dusome umurongo wa 19. Ariko nimwumve ijambo ry'Uwiteka mwabagore mwe, kandi amatwi yanyu yakire ijambo ryo mu kanwa ke. Mwigishe abakobwa banyu kuboroga, n'umuntu wese yigishe umuturanyi we kugaya. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Iri jambo twarisomye kuva mbere, ariko uyu murongo wa 19 urabwira twebwe cyane cyane abagore. Uratubwira ngo abagore mwe, niba mufite amatwi y'abagore babaraki bacu, Imana ishimwe. Mwakomeye Imana bashyiko twateranye n'ababaraki, kuko burya kugira ngo abagore tunakomerere kandi dushaka kubyemere nuko babaraki babaye. Haleluya. Debora yahagurukanye nande? Imana ishimwe cyane. Yari guhaguruka wenyine agatsinda zangabo. Baraki nawe yashoboraga guhaguruka wenyine, impamvu Imana yavuze ngo bagere bate bahagurukane. Ni ukuvuga ngo tuzuzanye. Imana ishimwe cyane. Ariko hano habwiwe abagore, impamvu cy'abagore ariko twabwiwe. Impamvu ya mbere yarasanze nuko turi abantu Imana ikunda cyane. Imana ishimwe. Turi abantu Imana ikunda cyane. Ari nayo mpamvu njya kubona ko Imana yavuze ngo reka nemere ko kugira ngo gucungurwa kw'aba bantu, reka nemere ko umugore ari we uba imbarutso. Nari muzi ko gucungurwa kw'isi kwabaye imbarutso. Imana ishimwe. Yesu Kristo kugira ngo avuge reka nemere, ntagenda avuge ku mugore, avuge ku, ariko avuge ku mugore. Nuko ariko urukundo rwa mbere nabonye Kristo Imana yadukunze, iravuga ngo reka nemere umugore abe ari muri barutso yo gutabarwa ku bwoko bwanjye. Iradukunda itwoherereza Kristo yemera ko umugore ari mu gutwita. Byarashobokaga ko Imana ivuga ngo Kristo baho. Siko bimeze? Siko bimeze? Ntiyari bishoboye Imana baba kuvuga ngo Kristo baho akabaho. Ariko kubera urukundo Imana yadukunze, iravuga ngo reka nemere abagore bagiye bati bahabwa mu gaciro. Haleluya, haleluya. Umugore abona mu gaciro kugira ngo tubone agaciro kamwe twagahawe umunsi wo Kristo. Imana yemera ko tumutwita. Haleluya. Gucungurwa kw'isi kwanyuze mu mugore. Imana ishimwe cyane. Imana iremera ngo genda Kristo wenyine twitwa n'umugore urazuvuga. Aha rero abagore impamvu babwirwa, impamvu cy'abagabo batabwirwa, abagabo bari bafite izindi nshingano nabo bashinzwe bagomba kubahiriza. Ariko abagore hano mbona ko ijambo ry'Imana ryongera kutubitura rikatubwira ngo bagore mwe mufite ibintu byinshi bibari mu matwi. Mufite byinshi bibari mu matwi. Mufite amasahani, mufite amasafuriya, mufite munyangire, mufite runaka yagize atya, mufite runaka yarenze hano, mufite amatwi yanyu afite byinshi arimo yumva. Ariko si byo nkeneye ko mwumva, ahubwo nimwumve neza mwabagore mwe. Iki ni igihe cyanyu cyo mukwiye kumva ibyo mukwiye kumva. Hari amagambo ariko akaba n'ijambo. Imana ishimwe cyane. Njye nifuza ko mwumva ijambo. Amagambo mufite muri mwe mu matwi yanyu adurura ni menshi, ariko mwabagore mwe banyabwenge nimwishyire hamwe muhamagare Uwiteka. Nimurangiza mwumve abagore mutega amatwi, mugire ijambo mwumva riturutse ku Uwiteka. Ariko mwumvise ni menshi, ayo ufite muri we ni menshi. Ariko mugore oya ikubita agashyi uvuga utayo yose ntabwo yegereye amatwi yanjye. Reka ahubwo mwumve icyo Uwiteka avugana nanjye. Imana ishimwe cyane. Niba umugore yabwiwe ngo wa mugore we batega amatwi wumve neza. Nurangiza ugire gute? Ikora ifate neza kugira ngo tujyane simusiga. Wa mugore Wacisha mu byo mu kanwa ke. numvise noneho kwaka kwazo bikora ikibazo. Imana ishimwe cyane. Imana ishimwe. Haleluya. Ngo wakire nurangiza ugire gute?
umuvuga ubutumwa ngira ngo buri niba kiri ijambo ryewe ushaka iyo wizimye ntacyo cyangwa se ugenda nk'aya mukuru aho tutari ngo mukore haleluya. Niyo mpamvu nababwiye ngo twaje hano ni ku iteka biganiriye ko twebwe tutiboneke hano ariko ibyo dufite tugenda ngo tubiryamishe. Yego ahubwo ijambo turi bwigire ahangaha turitware tugende tubyigisha abandi. Icyo gihe barabwirwaga ngo bigishe abakobwa mwigishe n'abaturanyi. Niyo mpamvu natwe uyu munsi turi hano kugira ngo turi bukure hano ntugende muri selfish ukiryamana, ahubwo nusohoka ahangaha uri bukure nawe wese umuheho nawe musangire kuri iryo jambo. Imana ishimwe kugira ngo bashobore kurira Uwiteka abumve, natwe ubwacu kugira ngo dushobore kurira Uwiteka atwumve, ikintu cya mbere dusabwa gupfundaho riri ni ubufatanye. Tutaragira ubufatanye muri twebwe uzarira wenyine uboroge wenyine, simpamya ko Uwiteka azumva uwo muborogo wawe. Abo bamama mwabumvise barabanje barapanga bashyira hamwe barumvikana babona kumanuka, ariko ubwo muzi itike yo kuva muri wese njya mvuye itike nyine ni 1,100 cy'amadolari. Ntabwo batumwe n'igihugu nk'uko abakozi ba leta batumwa n'igihugu bakabishyurira amatike, bakabishyurira aho kurara, bakabishyura ibyo kurya, bakabishyura buri kintu. Bo kumvise iryo jwi ry'Uwiteka, bamaze kumva iryo jambo Uwiteka ababwiye, bashyira hamwe bahuza imitima yari imaze gukura, baramanuka baza hano. Icyabaza Uwiteka aragikora, bataha bashima Imana. Bamama bapapa tutarashyira hamwe, tutaragira umwuka wo gushyira hamwe, ntabyo turi gukora ngo dushoboke gukora. Turasabwa kugira imbaraga zo gushyira hamwe. Abagore turatatana, ndicara ndeba uyu mugore ukwasa, ndareba iherena, ndareba umwenda ndamubara yambaye angahe, ameza kwa runaka bagira iki, baba gushyira hamwe aho kugira ngo uwo mwanya mukoreshe mpanga nawe ariko twakora iki mugambi w'Imana. Ese iki gihe kubona uko ibintu bimeze tugire gute? Ese abo bakobwa bacu bo tubarebe? Ese tubabwire iki gishobora gutuma baba intangarugero mu bandi bakobwa? Ese n'iki cyatuma ejo habo hazaba heza? Ahubwo nta guhuza dufite. Igihe tutarahuza imitima yacu idahuye, muribaza ko Yesu umwuka w'Imana uzamanukira muri twebwe? Ntabwo bishoboka. Babyeyi tubanze duhuza. Ijambo rya mbere nababwira ni uguhuza. Tutarahuza ntacyo dukora, nta kiri kumvikana imbere y'Imana, kuko ubwari n'iryo jambo yavuze ngo ahari babiri cyangwa batatu, ariko bagize bati ntabwo ubu uko twicaye hano tudahuje umutima, ntabwo Uwiteka amanukira hagati yacu kugira icyo akora, kuko muratatana. Yego cyangwa umuvuga ubutumwa yayobye arimo aravuga. Imana ishimwe cyane. Abamama tubanze duhuze, dusenyere umugozi umwe nk'uko Abanyarwanda babivuga, dusenyere umugozi umwe. Njyewe numbona nibonana, aho kugira ngo usubire inyuma ujye kumvuga nyegera ngwino tumuvane muri muratana, numara kungarura niko wa mutima wacu uzahura. Nzareba niba Kristo yagarutseho, nzafunguka amaso ya Mwuka. Uyu muntu yitayeho mu bantu bose batanyitayeho, we n'iki gitumye yitaho. Umutima wanjye uzakugarukira, nukugarukira tuzahuza, n'uriya tumugira uko, bizatuma Mwuka w'Imana tugarukaho. Nitutakamba tugasengera imbere y'Imana, tukayibwira, tukayinginga, tukayikwiyakuya, tukayirira, tukayiborogera, izamanuka. Icyo tuborogeje kandi niba ari amakuba yakageza hirya kureho.
uragenda mu rugo utuye mu cyumba kimwe umugabo atuye mu kindi urakora ibingibi umugabo agakora biriya ntimwumvikana ntimwuzuzanye kandi muri abakozi b'Imana mu nzu y'Imana mugabo abantu bagera hariya abantu bagatangira kwirukanka bashakira ibyicaro ariko hari inyuma data arabazi ko mubayeho ntimwumvikane ntimuhuje mukambwira ngo muzatakambira Uwiteka wundi sinzi n'ababwire bikomeye ntimuze kunyanga bagabo bakore tubanze duhuze ubwacu tubone kuza hano kubwira ubwoko bwiwe icyo uzavuga niko bizaza bigira umumaro no kuza hano n'ubwihererutsa niko abanyarwanda bagira tuzaba twiyererutsa tuzaba twishuka mu yandi magambo ntabwo Uwiteka ngira YouTube channel izwi nka Truth Initiative Ministry. Truth Initiative Ministry. Iyo ni channel yo twatekereje kubera ukuri kubuze mu bantu. Njya kugira ijambo rero wabeshya mugenzi wawe, wabeshya umugabo wawe, wabeshya umugore wawe, wabeshya bosi wawe mu kazi, wabeshya uwo wahisemo kubeshya ariko umutima wawe nta na rimwe uzawubeshya. Iyi Mana yacu ireba hose icyarimwe, ireba mu mutima wacu, itureba aho turi hose, nta na rimwe uzayibeshya. Uzahagarare hano ku gatuti uwigisha abantu gushyira hamwe, wigisha abantu kumvikana, wigisha ibyo uriye ariko mu by'ukuri umutima wawe uzajya ukubwira ngo si ibyo wigisha n'ibyo ukora mu by'ukuri. Mugabo mugore tutarashyira hamwe uko kubona nawe izo mbaraga zo kuzababurugera Uwiteka akanwa abatekereza ibizikomeye ntabwo bizanyorera kubera iki? Nuzuye umutima mubi muri jye, nuzuye gushebwe, nuzuye kumara muri jye, ntabwo zaza kuze nawe. Nzazana umujinya w'iwanjye, nzazana ibibazo by'iwanjye, ntabwo ubizi, nzagerageza gushyiraho plastic smile ariko ntabwo tuzahuza. Abagabo n'abagore tubanze duhuze niba dushaka yuko umugorogo wacu uzagira umumaro imbere y'Uwiteka mu matwi y'Uwiteka, tubanze duhuze ubwacu mu maboko yacu. Abagore izi mbuga duhuriraho zabaye zo gusenyana aho kugira ngo zibe zo kubaka, aho kugira ngo zitubere iz'umumaro, aho kugira ngo zitubere icyazo. Kijya mbwira abantu usanga abantu bari muri totoba wagiye biri hano wareganira hariya wareganira hano wagiye rwose mushyira kuri urwo rubuga ngo bagiye rwose ibintu ni byinshi. Ibyo ni icyazo Uwiteka arakuzaniye none urimo uraryama icyamuka bisobanukirwa ahubwo byatuma uryakira nayo. Mukomere Imana amashyi ngo abakozi bayo barabishira ariko ko byafite abanyarwanda amashyi yabo mwagiye muyagoma ko mwagiye muyagoma ni murebe kuko Imana iri hagati yacu. Hari ibyiza bimara koma amashyi ari kugomba ko Imana amashyi niba ushobora kuyikorera amashyi wowe. Ni ikibazo abanyarwanda dufite nacyo ubwacyo tutarakirwamo kandi ibyo byose bituruka he? Inside us, muri twebwe imbere ibwini. Abanyarwanda barabivuze ngo akari mu mutima kagera gate, umutima kagera gate mubyeyi udafite umunezero muri wowe. Niyo mpamvu uzashyiraho plastic smile ukabishyira ngo uranezero ariko utagize ute. Ni nayo mpamvu bavuga ngo mu mashyi umuntu agasa n'ugututsi. Ufite ibiganza byombi Uwiteka ngo ayikurikira, utabifite ntabwo yatutse Imana. Twese aha ngaha ntabwo turi abakiranutsi kuba dufite amaboko kurenza uriya mukozi w'Imana. Ariko Banyarwanda ibyo ni ibintu byose byo dukwiye kureka tugatandukana n'ibyo bintu byose aribyo bituma umutima wacu ubona ugize ute uhambiriye utakambira Uwiteka kwacu kurira Imana kwiborogera ntibigire umumaro. N'ibyo byose ni mbere Imana amashyi
ugasa naho ari ibyo yakomera ubusa ari ibyo yakomera noneho wakomagara ariko ubu hahindutse hano umuyobozi w'umurenge kuko uzi ko ugiye gushaka ibyangombwa ukaba uzi ko ejo yabipima nta n'uwakubwira ngo haguruka wakwibwiza ugahaguruka rero ukabakoma cyane kugira ngo ejo ujyeyo hariya hantu jori kabisa aranyubaha ubona icyo wagira gute kubera iyi Imana tutayibona niyo mpamvu twabiciye amazi ariko ubwoko bw'Imana ngo nimugire gute bagore nimugire gute twasomye n'ijambo umurongo wa 19 bagore nimugire gute haleluya ngo bagore nimugire gute nari gikomeje impamvu ya mbere nyamukuru ibaye ikibazo cyo kugira ngo uboroge witeka ntugire umumaro ni ukudakuza kw'abagore ubwacu nari kubabwira izo minisitiri zigenda zivuga uwiteka arazituzanira kugira ngo zibere icyaha n'ukindira ibumoso n'uwisanga muri weye wongere ushazwe n'ukindira iburyo wakwisanga muri mama bikongere kakubera icyaha ariko urajya gutwara amatiku utwaye amatiriganya utwaye amagambo utwaye amaso ya mubiri areba akareba aciye wari uciye ku cyaha ahubwo noneho dore urakinga ukagenda ugasa naho ari umuntu ubise kuki kwibuye ahubwo ukajya ute ukagingira rimwe. Imana ishimwe cyane izi ministries arizo dushima Imana ko yatanze weri women mu Rwanda n'icyazo Uwiteka duha n'icyazo Uwiteka duha bamama mugira amahirwe mukaba kuri ziriya mbuga n'utureba ukabona ikintu cy'umugambi bw'Imana icyo ari cyo cyose kugira ngo icy'umumaro kuri wowe bamaso mu buryo bwa mwuka babarake namwe ntabwo twabibagiwe wege uzashaka uburyo gushyiraho n'urubuga rw'ababarake nabo barakenewe ntaho badegora bakwigeze badafite babarake ku ruhande dushimira Uwiteka duhaye babarake uyu munsi. Imana ishimwe cyane tutarahuza nta mbaraga dufite imitima yacu yashyize hamwe kuko ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo hari babiri cyangwa ariko ikagerekaho ngo bahuje umutima tutarahuza ukugwira kwacu no kuboroga sinande ntacyo bivuze uzaba utekereza utwawe ntekereza utwawe ntekereza utwawe ndabeshya bamama duhuze bagabo n'abagore duhuze tugere mu itorero ryacu dusenge cyane kugira ngo duhuze itorero rya Kristo ribe rimwe tubaga kwiga kubiranije amatorero arasenyeye ndaza hano nkamenya umukozi w'Imana mwagenda ashakisha gusa imanza ari ubuci mwagenda ashakisha gusa amabi y'ubushyiro ese uko ni ukuhuza ibyo ni ibintu biranze itorero ryo mu Rwanda rya none. Ndicara nanjye nicara muri gurupe y'abakoba bavuga Apostle Masasuna bavuga Apostle Gitwaza bavuga Bishop Rose bavuga Pastor Leonard n'abandi bavuze kuko ni ukuhuza. Imana igirire neza kandi tubabarire. Imana ishimwe tutaragira dore ipfundo ryo kugira ngo turire Uwiteka tumutakambire ipfundo rya mbere ni uguhuza umutima tutarahuza umutima pepepe mwumve ko ari urusaku mu matwi y'Uwiteka rero mwumve ko ari urusaku bashumba duhuze nusanga bavuga Pastor Joyina uhagarara kutugira kurahira ntabwo ibi bintu ari byo ntabwo bikwiye niyo n'iki kintu yaragikoze reka kumwegera wiza kumusenya kandi umushumba mugenzi we ni wowe maboko ye ni wowe mbaraga ze ni wowe ukwiye kumuhagurutsa aho yagize ati yatendebutse ni wowe ukwiye kumubera imbaraga ukwiye kumubera imboni hariya aho uri ntabwo wahari wowe wagize amahirwe wahageze mu
bimubera inkoni. Icyo gihe niko muzabahuje, tutarahuza ntacyo turajya. Ukugurira Imana ngo wikwitakambira, tuzisanga dusa n'abandika mu mazi, ntacyo tuzaba tuzigeza. Imana iri umwuka wo guhuza. Buri muntu nawe ufite Imana arasaba umwuka wo guhuza. Uhuze na mugenzi wawe, uhuze n'umugabo wawe, uhuze n'umushumba mugenzi wawe, itorero rihuze. Njya babwira abo tujya tuvugana, njya mbona ko izi churches nkaho turi, izi ni address. Kuko ntabwo twese dushobora guhaguruka ngo twisange ngira ngo ni n'abasilamu bagira imiziki badafungura itorero ko bw'ijoro bukeye kubera imihamagaro itandukanye, nabo bagira ibyicaro. Ni address, izi ni address. Ntabwo rero ibyo gutuma numva ko hari business yanjye. This is not a business. It's no one's business. Tutarabimenya uko rero niyo mpamvu tuzuramo amagambo avuga abakristo banjye agiye kurwanya umukristo wanjye, oya ariko hariya ni abanjye, hariya ni abanjye. Uriya murimo w'uwanjye ni wo utangiye, none pastor Rose araza kumvangira, pastor yamvangiye ate, ariko cyo kuri yaje ate. Ifite utwo muri twe mufate ngo ntabwo kuza kuri muri twe uboroga kwacu kuzabusa kumva twimutire. Haleluya, haleluya, Imana ishimwe cyane. Guhuza kwa Debora na Baraki niko kwatumye banesha Sisera. Yewe guhuza kwabo, guhuza imitima kwabo niko kwatumye banesha Sisera. Yari yabazonze yazoza Isiraheli, yabereye ikibazo gikomeye, ariko ngo Debora ahagurukana nani na Baraki. Imana ibagariza Sisera. Batarahuza ntacyo bari kugeraho. Iyo bagenda Baraki yinjira akabona Debora akavuga ati nubwo ari umuhanuzikazi, nubwo ari umucamanza, ariko ni umugore, ntacyo yari kugeraho. Baraki wenyine ntacyo yari kugeraho. Iyo Debora nawe agera imbere akavuga ati Baraki yari kumva arishoboye wenyine, reka ryama ahubwo njyewe uti njyame, ingabo ze zirahari, hari n'abaja bateka bagira bate, nta mpamvu yanjye ni umugore akisuzugura kandi akabona ko Baraki ashoboye wenyine, ntacyo bari kugeraho. Ariko barahagurukanye bagera ko Baraki ananirwa. Debora aramubwira ngo haguruka Baraki we, dore igihe cy'Uwiteka kirageze. Imana igiye kugabiza nde n'ingabo ze zose n'amagare n'ibindi byose, ntabwo uzongera kubibona ukundi. Baraki ngo haguruka ubwo yambaye izindi mbaraga. Haleluya. Tutarahuza ntacyo twageraho ubwoko bw'Imana. Ukugurira kwacu no gutakamba kwacu kubanze gushingiye, mwumve ko nta handi gushingiye, mwumve ko ipfundo ryanjye nitumara kubipfundura nk'uko ababyeyi ba kera, yemeye umubyeyi nawe hano ari mukuru n'abandi barahari bakuzemo nibo babizi. Ipfundo ry'umweko, umubyeyi kugira ngo gukurireho akantu yabaga yakurikiyeho n'akabaza akagira gate agapfundura umweko. Rya pfundo ryapfundize iki ka kantu ashaka kuguha. Ababyeyi cyangwa ko babigenza niyo yari banki ye, banki bavuga ngo banki yari umweko, akagira atya kugira ngo ashobore kugira icyo aguha yabanzaga akiherera agapfundura agapfundo akabona kugira. Mwumve ko iyi pfundo ni ipfundo rikomeye cyane. Iyo utari buze gupfa gupfundura uretse gusa Uwiteka ngo ubwenge bupfundure ibipfundo, ikibuze mu bandi twebwe tugiye mu bwoko bw'Imana. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Reka turebe abacamanza igice cya kane. Rero mama Musoma baravuga ngo Debora na Baraki batera Sisera umugaba w'Abanyini. Nuko Ehudi amaze gupfa, Abisirayeli bongera
gukora ibyangwa n'Uwiteka. Nicyo cyatumye Uwiteka abatanga mu maboko y'Abayabini umwami w'i Kanani watwaraga i Hasori, kandi umugaba w'ingabo ze yari Sisera. Yari atuye i Harosheti, aho abanyamahanga benshi bari batuye. Abisirayeli batakambira Uwiteka, ko Yabini yari afite amagare y'ibyuma 400, nuko amara imyaka 20 agirira Isirayeli nabi cyane. Icyo gihe umucamanza w'Isirayeli yari Debora umuhanuzikazi, muka Lapidoti. Yari atuye munsi y'igiti cy'umukindo wa Debora, hagati y'Irama n'i Beteli mu gihugu cy'imisozi miremire ya Efurayimu. Abisirayeli bose bajyaga bamusanga ngo abacire imanza. Nuko atumira Baraki mwene Abinowamu i Kadeshi y'i Nafutali, aramubwira ati, Uwiteka Imana y'Abisirayeli yagutegetse ngo genda ukoranyirize i Tabora abantu inzovu imwe, abo mu Banafutali n'abo mu Bezebuluni, nanjye nzagushangisha Sisera umugaba w'ingabo za Yabini ku mugezi Ishoni, n'amagare y'ingabo ze nzamukugabiza. Baraki aramusubiza ati, nuko nitujyana nzagenda, ariko nutagenda nanjye sinzagenda. Aramusubiza ati, ni ukuri tuzajyana, ariko rero nta cyubahiro uzabona muri iryo tabaro uzatabara. Sisera aramubwira ati, ndakwinginze mpa utuzi ko kunywa, kuko nguyu muntu. Yayeli apfundura icyansi cy'amata arayamuhereza, aranywa, maze aramworosa. Sisera aramubwira ati, wihagararire mu muryango w'ihema, nihagira umuntu uza akakubaza ati, mbese hari umuntu ugeza? Umusubize uti, reka da. Yayeli muka Heberi yenda urubango rw'ihema n'inyundo, aza yomboka amukubita urubango muri nyiramivumbi rutunguka hasi, kuko yari mw'iroro ryinshi, arushye cyane, nuko araca. Haleluya. Ahangaha naberekana ubufatanye bw'abagore n'abagabo, abakozi b'Imana. Aha mubonye ko Imana yakoresheje Debora hamwe na Baraki. Niyo makuru nari mbabwira mu kanwa. Uwo munsi ntabwo bongeye kuba bakunda Abisirayeli. Mwumvise ko yageze naho ikoresha umugore we ubwe. Abari bugira gute? Abari bumwiyice. Ubufatanye n'ipfundo rikomeye muri iki kinyejana. Tutaragera kuri icyo kintu rero ntacyo turi bugereho. Erega uretse iki kinyejana, dusubiye inyuma tukareba iremwa ry'umuntu, Imana yaravuze ngo bagize bati, bakoze inama, barafatanya mu butatu butagatifu, niho havuye iremwa ry'umwana w'umuntu. Yewe hariya ngo hari inyigisho itwigisha ngo ibyo mwakora byose mudafatanyije ntacyo mwageraho. Imana iravuga ngo bakoze inama, barumvikana ngo reka turebe umuntu mu ishusho yacu, ni nako byagenze. Rero ni ukuri kujya kubabwira ngo ubufatanye bishaka neza muri iyo kintu. Ubufatanye itsaki ni ikintu kiri kurusho n'ingenzi kugira ngo dushobore guterana mu kintu tutakambira Uwiteka, tumurire ashobore kumva kurira kwacu, kuko duhuje umutima agira icyo akora mu bwoko bwacu, ubwoko bw'Imana. Imana ishimwe cyane. Nanone hari ipfundo ryo mbona rikwiye kudufasha kugira ngo nituba turi hano duteraniye gutyo tutakambira Uwiteka, atumva hari ijuru n'amanuke dutabara. Imana ishimwe cyane. Muri Matayo 15 igice cya mbere, dukomeje tuza no kugerageza umuyoboro murayizi, aho Yesu yakizaga umukobwa w'umunyakananikazi.
tugeze ku murongo wa 28 hano turahasanga ipfundo ryitwa gusenga, ariko gusenga buhoza, gusenga gushyikiriza, gusenga kudacika intege, gusenga kudahebura, gusenga kutavuga ngo I think nasenze nagize nafu. Ntabwo birakubaho wowe ntibirakubaho gusenga uko utariko nasenze ariko numva aho bigeze nagize nafu, reka nesera oye. Uyu mugore we yaratitirije, aratitiriza, arasenga, aravuga ati sindi kuva ahangaha, kuko yarazi neza ko nta handi ubukiriro bw'umwana we buri buturuke. Arasenga avuga, aravuga ati dokizi nakwiboneye, ajya aramutitiriza, yabwiwe amagambo y'urucantege, kandi twese turayabwirwa muri uru rugendo turimo. Abwirwa amagambo y'urucantege, arabwirwa ngo ntabwo imbwa n'iki kiragute, ava harabwirwa kuko atari buhabwe, avuye haravuga ati jyewe icyo nshaka hano bagire gute. Ku murongo wa 28 dusanga aho Yesu yamubwiye ngo genda mugore wizera ngo bagire gute. Kugukirije umwana icyo wifuje kuri jyewe uragihawe. Gusenga abagore, gusenga abapapa, gusenga icyo gice nabwo cyanditse ari igice cya 15 umurongo wa mbere kugera ku murongo wa 28. Ntabwo mbashaka ngo dutware umwanya munini cyane, ni umwanya muto dufite naho tuba turi bujye, ibyo byanditswe turabifata tukabisubiramo, kandi n'abana biradufasha cyane iyo tubyitaye. Yesu ashimwe. Ipfundo ryitwa gusenga, iryo ni ipfundo naryo dukwiye guha agaciro. Hahandi gusenga, niba uhagaze ku kintu ukagisengera not until cya kintu kigize gute. Dusenga udasiba ijambo ry'Imana riko ritubwira, dusenga udasiba, dusenga udasiba. Hariya ni gukura wa mutima uzaza ukorwa uza guhuza nawe bikanyorohera. Twatakambi Uwiteka akatwumva hari n'ijoro dutabara. Imana ishimwe cyane. Gusenga birasa naho muri iyi minsi barende muti, birasa naho bitaye agaciro muri iyi minsi. Kera bababwiye wageraga mu nzu y'Imana igihe cyo gusenga ukabibona buri gihe cyo wavugaga haribwa ukabayibonete kubera ko usanze abandi bameze. Ariko iki gihe gusenga duciye amazi. Kera wabonaga Mana byarakijijwe igihe cyawe twitaga mu ngumya, hari indirimbo za Mungu y'umwema, haleluya, Mungu ni mwema, Mungu y'umwema, ni mwema sana, haleluya. Nicyo gihe nakijijwe jyewe, ariko ubwoko bw'Imana agakiza kakiragiye kandi karyoshye. Niba utabizi, hari utabizi uw'icyo gihe wumve, haleluya. Genda kiri umuntu ukizwe icyo gihe, nakirijwe kuri imyaka 10, bageze niyo bari bambaye ese ubundi wowe wakijijwe ikibazo mu by'ukuri wowe wakijijwe iki? Ufite ubuhamya ki? Ufite ubuhamya bukomeye. Nigeze no kwega icyo gitabo cyanjye agace kacyo ngashyira hanze ku isi, hari benshi bakabonye kandi byagiye umumaro. Ufite ubuhamya bukomeye cyane, nk'uko nawe ufite ubuhamya bukomeye cyane. Buri munsi umurwayi arata uburwayi bukomeye cyane, ariko yagera kwa muganga yabona umurusha, shaka yanamubwira ati tambuka, nubwo naje kare agatambuka bakuvure. Nanjye ndabufite, nawe uri kumbwira ufite, nawe ufite. Yesu ashimwe cyane. Icyo gihe agakiza k'icyo gihe kari karyoshye. Umuntu yarasenga ukabona ko meaning a business. It is time for prayers, it's time for prayers. It's time for worship, it's worship. It's time for icyo cyose umuntu agihawe. Ibihe bya none, ibintu byose bicitse amazi. Twongere dusubire ku isoko. Tumenye gusenga kwa nyawe. Iyi minsi turimo gusenga dusengera viza, Mana viza, Mana n'inzu, Mana n'imodoka, n'indurira amateka, Mana niho kuko niho zigize guti. Ariko wa mutima wo kuvuga ngo reka ninde ku byo mu nzu ya Data,
rugero. Kera mwarateranaga mugatinda ku barwayi, mugatinda ku bashonje, mugatinda ku bantu bari mu makuba hirya no hino, mugatinda. Ariko kuri ubu ngubu n'ubuhanuzi buriho, kumva umuhanuzi akubwira ati Imana ikije ubwoko, dore ubwo Imana ivuze ko nk'uko nguko twumvise data yavuze ngo dore u Rwanda rubaye igishitsi gihora cyaka, gituma Afurika yose, ibihugu byo muri Afurika yose bizajya byifuza kuza gukongezaho ubwo buhanuzi bwabuze. Uhawe imodoka, wowe wonyereza, ugiye mu mahanga, nibyo niyo masengesho asigaye ariko buhanuzi. Imana dushoboza kugira gusubira ku isoko ryo kumenya gusenga. Nidusubira ku isoko nibwo kurira kwacu kuzumvikana mu matwi y'Uwiteka akabasha kudutabara. Imana ishimwe cyane. Ubufatanye ukagerekaho gusenga, ikindi ubupfura ntabwo babwiye. Ubupfura hari umusaza umwe twaganira yambwira ati barokore mwarahishukiye, ati burya Bibiliya bisobanuye umuco nyarwanda cyane. Ati ubupfura ni ijambo ry'ikinyarwanda ryakoze mu kinyarwanda, mu gikristo rero nyacyo dukeneye kubivura. Ubupfura si isura, ubupfura si uburanga, ubupfura ni umutima wawe, wa mutima uri bukubwire ngo ntuzigere uhemuka Uwiteka, ukicara kumusinyira amasezerano mu ibanga. Wowe n'Imana yawe burya hari guterana hano, ariko guterana kwa mbere ni muri jyewe imbere n'Imana yanjye. Guterana kwa nyako ni hano muri jyewe imbere. Fellowship ya mbere ni muri wowe imbere. Kuza hano bunyuza wekerewe wamaze kumenya gusabana n'Imana bikaza kukorohera waza hano. Niyo mpamvu bazakoma amashyuka yako bavuga hari n'ubwikiriza utamini, ni ukubera fellowship yawe n'Imana yawe umutima wawe. Imana ishimwe. Dukeneye kubifura. Imfura z'Uwiteka rero akishimira akirata. Imana ishimwe. Umugore aharanira kubifura, umugabo aharanira kubifura, Baraka aharanira kubifura, Debora aharanira kubifura. Aho Uwiteka azajya atureba akatwirata. Naho twaba babiri cyangwa batatu, niko ijambo ry'Imana ritubwira. Ariko reka twokwikaniza ubupfura bwawe, rero ukuntu butera muri mugenzi wawe kandi birashoboka. Ubugwaneza, amahoro, urukundo, umubwirane, abyakira. Icyuze muri twe nicyo ngicyo. Gusenga kwacu no kuboroga kugira ngo byumvikane Uwiteka amanitse kudutabara nuko tugera amapfundo. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Ubufatanye buhari tukamenya tugasubira ku isoko yo kumenya gusenga kwa nyakuri, gusengera mu mwuka uko ni Uwiteka ashaka, gusenga utikaniza. Reka mbabwire, iyo uhora uri ntabwo uzageraho. Ariko icyama ukamenya ugasobanukirwa kuko uko wivanga mu by'Uwiteka niko nawe wivanga mu byawe. Urahagurutse uhaye umwanya wawe mu mwanya nk'uyu imbere y'Uwiteka, ntabwo wahava amaraso. Urahagurutse uravuga uti ndatetse neza ikiro cy'umuceri cyonyine, njye buri murwayi ategera mwene wawe, ntabwo uzamenya amaraso. Ariko mana n'umuceri, mana n'umwenda, uzaherera aho ngaho uziyama tw'Uwiteka, simpamya akazakumva. Niko kwa kuboroga tuze kwisanga tuborogera gusa. Ese twaje kuborogera Uwiteka, umutima wawe ukubwira ko koko aricyo cyakuze? Uri ready to do it? Urumva ko umutima wawe nta rundi rubanza ugucira? Ibyo bintu tuvuga byose byakora amapfundo adufasha kugira ngo Uwiteka ashobore kutwumva. Wasanze ko ufite urimo neza, twisuzume. Imana ishimwe cyane. Twisuzume. Haleluya. Umubwiriza gatatu, igice cya gatatu umurongo wa 4,
yego tumenye ibikorwa bisimburana. Numenye ngo igihe cyo kuboroga ukagisobanukirwa ntabwo uzagera muri icyo gihe kandi utangire guseka. Numenye ngo igihe cyo kuboroga ukamenya ngo n'inzara ko gato Satani azababonera icyuho ntabwo uzigera uranga. Ikibazo tugize muri ibi bihe tutamenya ibihe uko bisimburana. Turarangaye kandi kurangara kuzana n'ibyacu. Adamu muri Edeni yararangaye mbere, ariyo ngaruka y'ibibazo byose turimo ducamo. Izi ntambara zose tubona, izi nzangano tubona, ibibazo tubona, ibintu byo gusohoza inzara n'iki twakabaye twibereye muri Edeni tuguwe neza. Uca ahangaho ugasohora wagatunga ukajya, waca ahangaho tunezerewe mubona tukanezerwa, ariko ndakubona natangira kubara imyenda wambaye nkareba urukweto nkareba nkareba itapi nkareba hariya ahantu ndibaza ko ayo maso usanga bari tuyafite. Twari kuba twifitiye amaso meza ariko kugeza wanjye usanga nezerwa tukahora turi haleluya hosana haleluya hosana haleluya ariko twibere. Ariko Adamu ngo arangara. Kurangara kwe ariko kwazanye ibibazo byose byo mubona turi. Umubwiriza rero niyo mpamvu yaje kugira ngo tumenye ibihe uko bisimburana. Tumenye ibihe uburyo bisimburana. Niba ari igihe cyo guseka munyarwanda, va mu mateka yarakoshye imiriya seka uvuga iki cyatumye nkiriho icyasigaje ni igihe cyo guseka rinaseka. Niba ari igihe cyo gucecekera imbere y'Uwiteka ceceka, wivuga ijwi ry'Imana ryakubwiye ngo ceceka, tunyuze imbere y'Uwiteka tuguza bisaya. Hari impamvu Imana yashyize icyo gihe. Icyo gihe utarakimenya rero cy'umurimo gusenga kuba no kuboroga kuzakuza. Ni igihe cyo gusenga, ni igihe cyo gusura abarwayi, ni igihe cyo gufasha abakene, ni igihe cyo guseka, ni igihe cy'amahoro se, ni igihe ki. Tutaramenya ibihe uburyo bisimburana kuyagira inama. Abrahamu hari igihe yari ashinzwe kurinda ineza y'Uwiteka ariko yararangaye. Yagize hafi yo gusamba kandi yari yabwiwe ngo wirinde cyane, ntihagire ishishi kigera kuri iyi meza, iki gitambo ntihagire inyoni kigeraho, ntihagire akandi kantu. Ni ineza y'Uwiteka, ba maso. Icyo gihe ntakimenya, arangaye ho gato gusa. Irya myaka 400 bamaze mu butare n'urwego urangare bwa Abrahamu. Murabizi bakoze Imana kubera ko yarangaye atamenye igihe Satani yabonye icyuho acamo akora ibyo yakoze, aricyo cyatumye amara n'iyo myaka yose. Adamu yarangayeho gato gusa, Satani abonye icyuho aragenda yegera Eva baraganira, havamo ibibazo byose twahuye naje. Bwoko bw'Imana tumenye ibihe uko bisimburana. Dukanguke tube maso, tumenye uko ibihe bisimburana. Mugore niba ari igihe cyo gusenga, senga kandi utikaniza. Usengere urugo rwawe, usengere urushako rwawe, ariko unanasengera abandi. Usengere igihugu cyawe, usengere ubuyobozi wawe, usengere Afurika in general. Uwiteka azakumva hari mu ijuru, azamanukira kugutabara. Imana ishimwe cyane. Umubwiriza ahabonye igice cya 3 abasomera igihe cyo kurira n'igihe cyo guseka, igihe cyo kuboroga n'igihe cyo gutera. Imana ishimwe cyane. Muri make dusobanukiwe ibihe uko bisimburana. Niba twaje hano gutakambira Uwiteka no kumurira, wiza gutangira ibyo kuri telefone zaciye ibintu. Noneho dusigaye twitwaza ngo niyifite Bibiliya. Yego ndabeshya. Bibiliya irabihesha. Hari amamesage y'abakobwa inzi
message urahosha uraho I love you I miss you je t'aime irahindutse ntabwo ari concentration yakuzanye hano kurira Uwiteka no gutakambira Uwiteka uribaza ko uzabiyubahirije azakumva uri kuvangavanga amadosiye cya gihe cyawe cya visitation cyo kugendererwa wakeneye cyangwa uragira ngo uzumve ijwi ry'Uwiteka rikubwira ngo yewe ukanguka ukiri igihe cyawe cyo kugendererwa wa munsi wo wateye intambwe ukaza hano iyo uba amaso wari kwakira kuko nicyo gihe cyawe cyo kugendererwa data mu izina rya Yesu Kristo turagushimira turaguhimbaje tuguhaye icyubahiro mwami w'abana wakoze kudusubiraho wakoze kongera kutuganiriza wakoze kongera kutuganiriza mwami wakoze kongera kutuganira ubwoko bwawe wakoze kongera kuduhugura impuguro duhaye turazaciye kandi mwami turazaciye kandi data turazinezerewe kandi mwami tubonye urukundo dukunda twongeye gusanga urukundo dukunda twongeye kumva muri twe urukundo dukunda twongeye kwakira imbabazi muri twe twongeye kwakira urukundo rwawe muri twe mwami kuko bwishuko buciye data bishoboze kugira ngo iri jambo ritugirire umumaro ntitubyumve ngo dusigaha ahubwo ariko dusohokane tugeze kuri benshi mwami dushoboreshe hirya no hino mwami imbaraga ziri mu bufatanye ziturire mu mwami imizi itembere muri twebwe mu mitima y'abapasiteri mu mitima y'abashumba mu mitima y'abakristo mu mitima y'abashakanye mu mitima y'abafatanya ibikorwa barimo bose mu ngeri zose mwami dushoboze kugira ngo bitugereho tukihererane ahubwo mwami iryo jambo rigende rikwiye mu mitima yacu twese ridushoboza kugira dusubire ku isoko dusubire ku isoko mwami nibuzumva kurira kwacu nibuzumva kugorora kwacu nibuzumva gutakamba kwacu nibuzamukira gusubiza ya mitima yahuje igagutakambira tugukomeye amashyi